His Excellency Paul Kagame bari bamubajije ikibazo bamubwira bati M23 cyangwa se M23 bayisanganye ibikoresho by'intambara nyine bino ibitwaro intwaro z'urugamba zidasanzwe zirenze ku buryo byumva ko inyeshyamba nka zira cyangwa se umutwe witwaje intwaro utakabonye ibikoresho nk'ibyo bya bikoresho nyine usanga bitunzwe n'amareta. Iki ni ikibazo bari babajije perezida w'u Rwanda. Nanone iki kibazo kigahita kinahura neza n'amagambo aherutse kuvugwa na uriya mugore Wagner uriya wo muri Congo, akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ubwo bamubazaga muri televiziyo bundi bakamubaza ngo ese ni gute igihugu nka Congo cyahatari agahugu gatonya kaza kakaba kagitesha umutwe cyangwa se kakarerwa kugitsinda cyangwa se izo nyeshyamba. Uwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa guverinoma ya Congo yaravuze ngo igikoresho M23 yari ifite, ati cyane ko u Rwanda ngo rwashoye amafaranga mu byerekeranye n'intwaro zihambaye zidasanzwe, ngo kuko izo ntwaro ngo ni intwaro na MONUSCO yabonye, kandi MONUSCO ari igisirikare wenda cy'umuryango w'abibumbye kiba gifite intwaro zirenze, na MONUSCO ikiruka akavuga ati izi ntwaro ntabwo zisanzwe. Ayo niyo magambo hano n'ubundi bari kubaza His Excellency Paul Kagame baza ngo M23 ko bayisanganye intwaro zidasanzwe zihambaye ziteye ubwoba, kandi tuzi ko inyeshyamba cyangwa se abantu nk'abariya bitwaje umutwe witwaje intwaro utakabonye intwaro nk'izo ngizo, ubivuga hiki ariko nyine bavuga ngo u Rwanda izo ntwaro barwazaye M23. A lot of it actually came from FARDC, from the Congolese armed forces. Most of it they would attack M23. His Excellency yarasubije ngo izo ntwaro nyinshi zidasanzwe akenshi mubona na M23, inyinshi intwaro M23 ufite zihambaye zituruka ku basirikare ba Congo. Niko yasubije amagambo ye avuga ati M23 irwana na FARDC cyangwa se FARDC irataka izanye intwaro zidasanzwe, ubwo n'abasirikare ba Congo bakaza bakataka M23 bitwaje ibikoresho birenze, M23 yabakubita yabasubiza inyuma, abasirikare ba Congo bakirukanga ngo bagasiga za ntwaro zabo bakazijugunya. Izo ntwaro rero na bya bikoresho bidasanzwe nibyo M23 ihita zigafata ikahita ibishyira muri stock yabyo cyangwa se bakajya bikoresha ku rugamba. His Excellency Paul Kagame aravuga ati rero intwaro nyinshi M23 itunze mwibaza ngo zirarenze zirahambaye, ni intwaro zidasanzwe, inyinshi bazambura abasirikare ba Congo babaje kubarwanya, ariko nyine M23 ikabarusha udutekinike nyine ikahita ibambura izo ntwaro. So Rwanda is not directly arming or supporting M23. I think you seem to be interested in me admitting to you. Uyu munyamakuru yakomeje abaza avuga ati koko urashaka kuvuga ko nyine u Rwanda nta kintu rufasha M23 rutari rwo rubaha intwaro? Perezida aramubwira ati ikigaragara ushishikajwe no kumva ko mvuga ngo nyine M23 ndayifasha, ati kandi ibyo ngibyo ntago ari byo pe. Umunyamakuru avuga ati ndashaka ko nyine ubivugira hano kuri mikoro nkabyumva. Aravuga ati ibyo rero nimba ari byo ukeneye kumva naguhakaniye, dushaka no kugeza ejo kibazo icyo kibazo igisubizo kitarahinduka pe. Umunyamakuru nanone yakomeje abaza His Excellency Paul Kagame amubwira ati ese waba uheruka kuvugana na perezida wa Congo Tshisekedi? Aramusubiza atoya, maze igihe kinini cyane ntavugana na perezida Tshisekedi, haciye agahi. Ndetse uyu munyamakuru yongeye kumubaza aramubwira ati ejo bundi inama yabaye y'ibihugu bigize umuryango wa East Africa ntabwo Tshisekedi yigeze iyo nama yitabira, ese byagorana ko mwicarana cyangwa se nta gisubizo cyava mu bimeze biti? Perezida yaramusubije ati icyo rero ahubwo niho hari ikibazo, ati ubundi iyo ufite ikibazo ugomba kubanza ugashaka ikigitera. Atariko igitangaje kuri Tshisekedi, umugabo afite ikibazo mu gihugu cye, ariko noneho hari no kuba inama cyangwa se ibiganiro byagashatse igisubizo ntahaboneke gahagaragare. Umva ko ari ikibazo. Iyo ni ya nama yari yabaye mu minsi ishize yahuje ibihugu bigize East Africa. Kongo ntabwo yigeze yitabira, niya nama yabereye kuri bwa buryo nyine bwo guhamagarana abantu badahuye murebana mugakora inama. Icyo gihe Tshisekedi ntabwo yigeze yitabira iyo nama, kandi mbere byari byavuzwe ko ari buze bivuzwe na perezida wa Kenya wari wateguye iyo nama, akaba ari nawe chairman ubu ngubu wa East African Community. Avuga ati Tshisekedi afite ikibazo, ati ubundi ikibazo kivutse uwo ni His Excellency Paul Kagame. Avuga ati ikibazo kivutse ugomba kujya gushaka igisubizo cy'icyo kibazo cyangwa se gitera ikibazo. Atariko uyu mugabo Tshisekedi
turategura inama ntanagaragare mu biganiro biri kugerageza gushaka igisubizo cy'ikibazo we afite. Ndetse perezida baramubajije ati ikindi kibazo rero, ati iki kibazo cya Kongo imaze kukigira ikintu kiremereye cyane ku byerekeranye n'imiryango mpuzamahanga. Ati nk'ejo bundi Kongo yandikiye amakipe yose yamamaza Visit Rwanda, bandikira ya makipe yose Arsenal, PSG, izo za Bayern. Ati Kongo yarabandikiye mu makipe arababwira ngo murekeraho gukomeza kwamamaza Visit Rwanda cyangwa se kwakira amafaranga muhabwa n'u Rwanda, kuko nta mafaranga aba yavuye mu maraso cyangwa se mu mabuye u Rwanda rubona rwamennye amaraso. Kongo niko yandikiye ayo makipe babwira ati bya byiza muhagaritse gukorana no kwakira amafaranga y'u Rwanda. Mve hano babazaga Kagame the efforts they are using to. Perezida yarasubije ngo izo mbaraga Kongo iri gukoresha ijya kuririra cyangwa se ijya kubwira kurekara amakuru abo ngabo dukorana, yaba ayo makipe yaba abo bandi dukorana, ijya kubabwira ibyo byose, izo mbaraga Kongo ikoresha nyinshi ni imbaraga iri kwangiza. Ubwo perezida akomeza yongeraho ngo izo mbaraga ahubwo bakazikoresheje bamanaginga igihugu cyabo neza, bakagishyira ku murongo, bamanaginga politike yabo. Izo mbaraga bagenda bajya kuvuga hirya no hino ngo mureke gukora, izo mbaraga bakazifasha bakazikoresha neza, bamanaginga igihugu cyabo bagishyira ku murongo na politike yabo, bashaka ibisubizo mbega by'igihugu cyabo. Naho ubundi izo mbaraga bari kuzangiza ahantu hatari ngombwa pe. None umunyamakuru yongeye abaza His Excellence, aramubaza ngo none se izi ngabo zoherejwe na SADC cyangwa zino ngabo za South Africa ziri muri Kongo, ngo zoherejwe kugira ngo zirinde amahoro ni iki? Ariko weho mu maso yawe ntabwo uzibona nk'ingabo zaje kurinda amahoro, kubera iki? SADC I don't think they consider themselves a peacekeeping force. Ahubwo na SADC ubwayo usibye kuvuga ngo n'igihe utayibona nk'abantu baje kurinda amahoro, na SADC ubwayo ntabwo yibona nk'abantu baje kurinda amahoro muri Kongo. Niko yavuze. Because what have they done to bring peace? Umunyamakuru amaze ati kubera iki se nyine SADC utayibona nk'abantu baje kurinda amahoro, cyangwa se nayo idakwiye kwibona nk'abaje kurinda amahoro? His Excellence yasubije ngo muri kano kanya mbwira kuva igihe bagiriye nyine hara muri Kongo, mbwira ikintu bakoze nyine icyo cyose cyo kugarura amahoro, kandi koko wakirebuka kibura. FDLR in Congo being armed, being supported by government. Nanone yakomeje avuga ati ntago muri Kongo baba bafite FDLR, murayizi, bakayiha intwaro. FDLR ifite intwaro, FDLR barangiza igashyigikirwa na guverinoma ya Kongo, ngo babe bafite bari abasirikare b'abacancuro, babe bafite igisirikare cya Kongo, bafite izo za Wazalendo, babe bafite izo ngabo z'u Burundi ziri kubafasha, ngo noneho ngo niturangiza abo bose bari aho ngaho tuzi gahunda yabo, ngo niturangiza twikomereze gahunda nk'ibisanzwe nkaho nta cyabaye. Ibyo ntabwo byashoboka. Muri iki kiganiro His Excellence ubwo yavugaga ati abo basirikare ba SADC nabo ubwabo ntabwo bibona nk'abasirikare baje kurinda amahoro. Nibyo n'umundi ku munsi w'ejo twaraye tubonye mu nama yari yahuje abaminisitiri, abagize inteko muri rusange, bano abadepite n'abandi bose bagize inteko ishinga amategeko. Nibyo twaraye tubona n'ubundi bari kwita perezida wabo ngo ni umubeshyi, yababeshye ko ingabo za South Africa zigiye kurinda amahoro muri Kongo, ariko bagiye kubw'izindi nyungu, cyane cyane ubwo bagarukaga ku by'amabuye y'agaciro. Icyo kiganiro ngira ngo mwakibonye, nicyo kiganiro giheruka. Uyu munsi nanone nibwo hagaragaye raporo ndetse yagiye igaragazwa ko muri Kongo ubu tuvugana hari gushyingurwa, muri Goma hari gushyingurwa imirambo y'abantu benshi barenga 2,000 bapfuye bitewe n'uru rugamba rwo kugira ngo uriya mujyi wa Goma ufatwe. Ni raporo yagiye igaragazwa n'imiryango mpuzamahanga. Gusa nanone bavuga ko ari abasivile ndetse M23 ariyo yabiteye. Gusa M23 nayo iyo raporo yayamaganye muri iki gitondo, ivuga ngo abo hafi ya bose bapfuye bari abasirikare twari duhanganye nabo, cyangwa se bapfuye abenshi barindwanye bari abasirikare, ngishaka kubita abasivili. Abantu benshi cyane barenga 2,000 babonaga ko bari gushyingurwa, ubona ko ari ibintu biteye ubwoba cyane. Wumvishije interview twatangiye tunyuzaho aho His Excellence yari ari kubazwa ibibazo by'ibyabereye muri Kongo. Ni interview His Excellence Paul Kagame yagiranye n'igitangazamakuru cya CNN. Kimbona ukuntu yagiye igaragaraho uduce duto twaranze iyo interview. Ndetse yavugishije benshi, abantu benshi bayibazaho byinshi, ariko uyu munsi wa none mu ijoro ryakeye nimugoroba nibwo sekreteri mu biro bya perezida w'u Rwanda Stéphanie Nyombayire yaje gusobanura, avuga ngo interview His Excellence Paul Kagame yagiranye
yagiranye n'igitangazamakuru cya CNN yaragiye ikatamo ibintu basigazamo ibijyanye bo n'umurongo bihaye wabo nyine ubwo ujyanye n'ibyo bashaka gutangariza abantu. Ibyo perezida w'u Rwanda yavuze CNN itashakaga ko abantu bamenya babikuyemo, barabyeditinze babikuramo barabikata. Sekretari wa perezida w'u Rwanda nibwo yaje gutangaza aravuga ati ahita atangaza ubundi interview yose uko yari imeze, ibyavugiwe muri iyo interview byavuzwe na perezida w'u Rwanda ari byo ngira ngo natwe tunyuzemo amaso. Ubundi koko CNN kuki yakasemo ibyo bintu, hari havugiwemo ibiki cyingutya, ariko bimwe barabikase kuko bagumishamo ibijyanye n'umurongo w'icyerekezo bihaye. None perezida w'u Rwanda yakomeje avuga muri icyo kiganiro ngo yakomeje avuga ngo njyewe muri kano kanya ibyo mvugaho ni ukugerageza kwirinda n'igihugu cyanjye kuko nzi ibyago biri hariya hanze cyangwa se ibyago biri mu bintu bijyanye n'intambara. Ati ikindi ndi kugerageza kumanaginga situwasiyo y'igihugu cyanjye kugira ngo ndebe ko twagumana amahoro. Nibyo bintu ngiye kiri imbere nabyo mbaganira cyangwa se mu biganiro. Mu gihe Tshisekedi we ibyo abavuga ni ibijyanye no kuba yasebye cyangwa se yaseba bakabona ko ari umunyantege nke, ibyo byose we ibyo arebaho ni ibijyanye na ka kantu ko kwiyemera ku muntu abavuga ngo nanjye ngo ndarenze kurusha kureba ibishobora kwangirika mu gihe uri kumva ngo uri kwiyemera cyangwa se ngo udaseba, ugasanga nibyo uri kureba ariko wagiye kwangirika byinshi cyangwa se ubuzima bw'abantu buri mu kangaratete. Ndetse perezida muri iki kiganiro yaranavuze ngo ntago wayobora igihugu ngo uteze ibibazo mu karere kose bitewe ngo no kwiyemera kwawe cyangwa se n'ubwibone bwawe. Ibyo ntago ari byo. Hano perezida n'ubundi yari kuvuga ubwo kuri Tshisekedi avuga ati ibyo arimo bibemeze nko kwiyemera, avuga ati nshobora guseba reka nkomeze ngirenya, ariko mu by'ukuri atari kureba ibijyanye n'amahoro. Cyane ko perezida w'u Rwanda no mu minsi ishize yavuze ngo Kongo itekereza ko ibibazo biri hano muri kano karere bishobora gukemurwa n'intambara, ariko ntago ari byo. Igisubizo kiri muri politike no mu biganiro no gushaka amahoro. Ibyo bintu byose urumva perezida w'u Rwanda yavuze, icyo gitangazamakuru cyaragiye kirabikata kibikura mu kiganiro kuko ni ibintu bigaragaza ko u Rwanda rwishakira amahoro, ibindi byose byo guhangana n'ibiki atari sawa. Ibyo biriya bitangazamakuru byo hanze rero bikomeye ku isi, ibyo byose bagiye babikuramo basigazamo twatuntu maze iminsi mbona tugenda hirya no hino dutrendinga ku mbuga nkoranyambaga, bagenda basigazamo ibintu bike nyine ku buryo ubona ko ari ibintu byahahiye nyine bya bindi by'ibitangazamakuru byubaka ibisana cyangwa se ubona ko bishaka gukunga abantu n'ibintu abantu bakeneye kumva bizima. Bira bitangazamakuru byaragiye bibikuramo birabikata ku buryo nyine ibindi kukubwira ni wari uhari nyine wari uhari sekretari mu biro bya perezida w'u Rwanda waje aravuga ati dore ikiganiro cyose ubundi byo perezida yari yavuze ni ibi, impamvu nahangaha nahise mbibazanira kuko namwe ubwo mushobora kuba mwarabibonye mukabona hari ibyo mutabonyemo cyangwa se hari ibitavuzwe kandi mwumvaga mukeneye kumva nk'ibyo bintu. None perezida w'u Rwanda yasoje ngo iyo interview avuga ngo ati twebwe ikintu cy'ingenzi ku Rwanda nuko tugomba kwirinda twebwe ubwacu. Ayo ni amagambo yavuzwe na perezida w'u Rwanda. Ati ikintu cy'ingenzi twebwe ku Rwanda ni ukwirinda twebwe ubwacu kuko mu mitwe yacu tubasha gusobanukirwa cyangwa se tuzi ko nta muntu n'umwe uzigera uza kudutabara nitutirwanaho, kuko ibyo ngibyo twarabibonye mu mwaka w'1994 ntawigeze aza kubatabara. Perezida akomeza avuga ati kubera tutigeze tubona nta muntu 94 waje kudutabara, tuzi ko ari twe tugomba kwitabara ubwacu. Ibyo nibyo byatumye dushora amafaranga menshi cyangwa se dushora n'ingufu zacu nyinshi mu byerekeranye n'umutekano, mu bwirinzi. Ibindi byose bisigaye muzabibona bizivugira. Niko yasoje ikiganiro avuga. Ibyo byose ntago bigeze kira gitangazamakuru cya CNN kibitangaza kibinyuzaho, barabikase sigazaho twatuntu nyine duke bagenda bacengezamo duke bitewe ubwo na gahunda zabo cyangwa se n'umurongo bihaye, cyangwa se kuko babonaga ibyavuzwe na perezida w'u Rwanda wenda bishobora no kuza bigahita bivuguruza ibyo bamaze iminsi bagaragaza u Rwanda kari rubi rushaka guhangana kugirira n'aba bantu, bakabona birahita bivuguruza ibyo perezida w'u Rwanda yavuze biri kuvuguruza wenda ibyo bamaze iminsi banyuza ku bitangazamakuru byabo, bagahita bavuga turabizi reka tubikatemo. Gusa ikiza cyari gihari nuko ibiro bya perezida w'u Rwanda bya sekretari yasaza atangaza noneho ikiganiro cyose cyanyacyo cyabaye uko kimeze. By'umwihariko na YouTube channel yanyu Rock Entertainment ikahita ibibazanira uko byari bimeze kugira ngo amakuru yose tube tuyafite ataza kugira umuntu gushuka cyangwa se kubeshya. Ibyo murakubwira buri gihe ngo kugira ngo tujye tugendana neza ku murongo akantu ko kandi cyo wibuka gukora subscribe, n'ubundi YouTube channel nababwiye ko atari yanjye ni yanyu, sibyo? Noneho nkibaza nk'umuntu ureba ikiganiro akakirangiza atarakora subscribe buri munsi, uwo muntu aba yaraje kuneka cyangwa. Ndaje mu kanya dukomeze n'ibindi biganiro. Ciao ciao.